Reka nongere kukuramutsa wowe udukurikiye ku Bicu TV kuri channel yacu ya YouTube, aho tugenda tukugezaho amakuru menshi yaba ari aya politika, y'imyidagaduro, ay'imikino ndetse n'andi atandukanye, kandi tukareba mu bice byose bigize umugabane wacu w'isi. Reka mbanze gusuza wowe udukurikiye uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri Afrika, hanze ya Afrika ubwo ni ku mugabane wa Amerika, mugabane wa Aziya, ku mugabane w'Uburayi. Reka mbanze nkubwire ngo yambo mboneraho no kukwibutsa wowe ukimara kubona iyi nkuru utarakora subscribe, nyaboneka manuka aho hasi ukore subscribe, kuko urimo uracikwa n'amakuru menshi abagezweho kandi meza cyane. Kandi nanone numara kumva iyi nkuru kumva urayikunze, kanda like aho munsi uhita unasiga n'igitekerezo. Reka inkuru y'uyu munsi tugiye kukugezaho nta yindi ni y'umukobwa watumye urukundo rw'umuhanzi Emmy Rwagasana rutaramba. Kuri ubu ngubu yamaze kumenyekana uwo mukobwa. Ngira ngo uyu muhanzi ubusanzwe yitwa amazina ye bwite ni Emmanuel Nsengiyumva, abenshi mu muzi ku izina Emmy. Mwagiye mumenya mu ndirimbo zigiye zitandukanye icyo gihe akiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko nyuma aza gufata rutema ikirere yerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye gukomerezayo amasomo yiwe, ariko ahita anaboneraho gukomerezayo kariyeri yiwe y'umuziki. Uyu mugabo rero nk'abandi bose dutuye isi yigize kukanyuzaho n'umukobwa witwa Rwagasana Meddy, baza gutandukana ariko batamaranye igihe giturutse ku wundi mukobwa nanone w'umunyarwandakazi uba mu gihugu cya Amerika. Urukundo rwa Emmy rero n'uyu mukobwa Rwagasana Meddy rwacanye maremare mu mwaka wa 2016, gusa ruza kugera ku iherezo hashize igihe gito bagikundana na Emmy ubwo yajyaga muri Amerika, aho asanzwe aba nyine, ariko akaza muri Uganda gusura uyu mukunzi we wari kurikirana amasomo ye. Mu mwaka ushize rero Emmy mu kiganiro yagiranye na radio Ijwi rya Amerika mu gace batumiramo umuhanzi ukomoka mu biyaga bigari, yagize gutya abajijwe ku by'urukundo rwe na Meddy ahita abica hirya ku ruhande rukomeye cyane, avuga ko byarangiye mu magambo make, aragira ati njye na Rwagasana ntibyaje kudukundira ko dukomezanya mu rukundo, nyine buri wese yageze ahitamo guca inzira ye. Rero kuri ubu ngubu amakuru dufite dukesha inshuti za hafi z'uyu muhanzi ziherereye muri Amerika ni uko ngo uyu muhungu yatandukanye n'umukobwa bahoze bakundana ariwe witwa Rwagasana Meddy, biturutse kundi mukobwa nawe waje kwigarurira umutima w'uyu musore, bagakundana rwihishwa, Meddy atabizi, noneho Emmy akababangikanya. Nyuma rero Rwagasana aje kubimenya ahitamo kwigendera nk'abandi bose. Umuntu rero mu butumwa yaduhaye yagize ati Emmy yakundanye n'umukobwa uba inaha witwa Nishimwe Kabango Liliane wita Kinlix ku rubuga rwa Instagram. Ubwo abakoresha urubuga rwa Instagram mushobora guhita mujyaho mugahita mubona amafoto menshi cyane y'uwo mukobwa arenze aya ngaya turi kukugezaho muri ino nkuru. Bityo rero baje kuzajya baca inyuma Rwagasana, biza kuba intandaro y'irindimuka ry'urukundo rwa Emmy na Rwagasana. Rero uyu Liliane bivuga ko kuri ubu ngubu ari mu rukundo rukomeye, ngira ngo muri kumubona na Emmy. Umuhanzi Princess Priscilla niwe wagize uruhare rukomeye rwo kuba Emmy yaramenyanye n'uyu Liliane. Gusa hari indi nkuru nanone yarimo iravuga ko Emmy ahararanye n'undi mukobwa woze uri mu rukundo n'umuhanzi Peace Jory. Ngira ngo muramuzi uyu musore wagiye uririmba indirimbo nyinshi cyane zigakundwa cyane bitewe n'imitome birimo. Uyu mukobwa rero wakundanaga na Peace byaravuzwe cyane muri uku kwezi gushize kwa Gicurasi ko bari mu rukundo, nta wundi ni uwitwa Umuhoza Joyce bazi ku izina rya Hoza, ndetse bikaba bivuga ko ngo banamaranye amezi 6 bakundana, nubwo uyu musore we ataragira icyo abivugaho. Gusa amakuru dukesha inshuti za hafi nuko Emmy hari umukobwa bahararanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Liliane, wanabaye intandaro ikomeye gutandukana n'umukunzi twari dusanzwe tuzi yuko yakundanaga na Emmy. Nimba ukunze iyi nkuru kanda like munsi aho ngaho usigaho n'igitekerezo, ubundi hamwe n'andi makuru menshi kandi agezweho tuzagenda dukomeza kuyakugezaho. Komeza wowe ubane n'Ibicu TV, ubundi ugendane n'amakuru menshi atandukanye agezweho, yaba hano mu Rwanda, hanze yarwo